Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dukomeje n'igitabo cya Mushaf at-Tajwid aho tugiye kurebera hamwe amategeko yibanze ku mategeko agenga imisomere ya Qur'ani ari byo twita at-Tajwid. Aha rero dufite ahkamu nun sakina nicyo tugiye guheraho, aho turi buze kuba turi kumwe n'abavandimwe Sheikh Bizumuremyi Saadi ndetse na Sheikh Ibrahim Nirera, aho bagiye kudusobanurira ndetse bakanatugaragariza ingero kuri buri tegeko rigenga amategeko ya nun sakina ndetse na tanwin. Naam, dutangire n'umuvandimwe Sheikh Bizumuremyi Saadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu nun sakinati wat tanwini. Nkuko babibabwiye tugiye kurebera hamwe amategeko agenga nun sakina ndetse na tanwin, kubera yuko amategeko agenga nun sakina ni kimwe n'ayagenga at-tanwin. Tanwin nkuko twabibonye ni ziriya fathatayn, kasratayn ndetse na dhammatayn, ari byo an, in, un. Hanyuma na nun sakina ifite sukun. Amategeko rero bireba yose ni amwe, aho tugiye kurebera hamwe ayo mategeko uko ari ane. Hari idgham, hakaba ikhfa, hakaba iqlab ndetse na izhar. Duhereye kuri al-idgham, idgham nayo igabanyijemo ibice bibiri. Icya mbere ari al-idgham al-kamilu bila ghunna, ni idgham yuzuye dusoma tukinjiza nun sakina cyangwa se tanwin muri imwe mu nyuguti za idgham, tukinjizamo tudashyize mu masuru cyangwa se tudashyizemo ghunna. Naam Sheikh Saadi, gato mwadusobanurire se idgham ni iki mu Kinyarwanda kugira ngo wenda n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa ndetse no kurushaho kumva icyo turi kuvuga. Naam, barakallahu fik. Idgham bisobanuye kwinjiza. Twinjiza iki? Twinjiza nun sakina cyangwa se tanwini tukabyinjiza muri imwe mu nyuguti za idgham. Inyuguti za idgham ni esheshatu zikubiye mu ijambo yarmuluna, arizo ya, ra, mim, lam, waw ndetse na nun, bikubiye mu ijambo yarmuluna. Zikaba zigabanyijemo rero ibice bibiri. Igice cya mbere ni aricyo twavugaga al-idgham al-kamil bila ghunna, idgham dusoma tudashyizemo ghunna, ikaba igizwe n'inyuguti ebyiri arizo ra ndetse na lam. Tugafata nun ifite sukuni cyangwa se tanwin igihe yabanjirije imwe muri izo nyuguti arizo ra ndetse na lam, tukinjizamo ariko tudashyize mu mazuru, tukumvikanisha iyo nyuguti. Hano dufite ingero rero baduhaye mir rabbika cyangwa se handitse mir rabbi. Twifashe nk'urugero rwo muri Qur'ani, mir rabbika wa hum naimun, suratul qalami. Urumva yuko dusomye nun sakina yabanjirije inyuguti ya ra, tuyinjizamo ya nun ntiyumvikanye, nta nubwo twashyize mu mazuru, twumvikanishije iyo ra, twinjijemo neza, tuvuga twumvikanisha iyo ra. Mir rabbi, mirra, mir rabbika. Hanyuma kuri lam nkuko twari twayibonye, ubwo nguko turi kureba ingero ku bijyanye na nun sakina. Wa illam, wa illam. Urumva yuko twinjijemo iyo nun ifite sakina, tuyinjiza muri lam, humvikana lam gusa. Ku bijyanye ku ruhande rwa tanwin dufite urugero hano, akhdhat ar-rabiya, akhdhat ar-rabiya. Ta ifite fathatayn, niyo twinjije iyo tanwin tuyinjiza muri ra, twumvikanisha ra twinjijemo tudashyize hehe mu mazuru. Iyo tanwin niho twayinjije, akhdhat ar-rabiya. Hanyuma khayrul lakum, khayrul lakum. Ra ifite dhammatayn, irakurikirana n'imwe mu nyuguti za idghamu bila ghunna, ariyo lam, aho twasomye khayrul lakum, khayru lakum. Tayyib, munsi dufite al-ikhfa'u. Gato Sheikh Saadi, ese ni gute, ni buryo ki nanone umuntu ashobora kuba yasoma idgham akayisoma mu makosa? Yaba ari makosa ki abantu bakunze gukora bakaba banyuranyije n'iri tegeko kugira ngo wenda nabo bayumve inshallah? Naam, barakallahu fik. Hari mu makosa, amwe mu makosa akunda kugaragara nuko umuntu asoma iyo tanwin cyangwa se
na nuni ifite sakina mu gihe yakurikiranye n'inyuguti za idgham akayumvikanisha. Nk'urugero hariya twabonye min rabbika, we kuko ari kubona iriya nuni sakina akavuga ngo min rabbika, urumva iyo somye ya nuni sakina kandi ntabwo twagombaga kuyumvikanisha, ntiyayinjijemo, ugasanga asomye min rabbika, cyangwa akaza gushyira mu mazuru kandi iyo nyuguti ari imwe muri za zindi zizo tudashyira mu mazuru, akavuga ngo min rabbika, akumvikanishamo ghunna kandi ntayihari. Hari ukuba rero umuntu yasoma akumvikanisha ya tanwin min rabbika nk'uko hano twabivuze, akavuga min rabbika cyangwa min rabbika, cyangwa se agasoma wa in lam cyangwa wa in lam, akaba yashyira mu mazuru kandi bidahari, cyangwa se iriya tanwin akayigaragaza mu gihe yagakwiriye kuyinjizamo kandi ntashyire mu mazuru. Barakallahu fiik. Barakallahu. Naam. Wakomeza kuri idgham. Naam, dukomeje kuri ikhfa nk'uko twari tubivuze, kuko ari rwo rugero rukurikiraho cyangwa se ariyo hukmu igaragara, ni ikhfa'u. Ikhfa'u bikaba bisobanuye guhisha. Duhisha iki? Duhisha nuni, nibyo, duhisha nuni sakina cyangwa se tanwin mu gihe iyo nuni sakina cyangwa se tanwin yabanjirije imwe mu nyuguti za ikhfa'u. Inyuguti za ikhfa'u ni 16 arizo sad, fa, dhal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, hakaba ta, hakaba za, hakaba ta, hakaba dad, hakaba ndetse na dha, arizo nyuguti zaki za ikhfa. Rero iyo nuni sakina cyangwa se tanwin yabanjirije imwe muri izi nyuguti, turayihisha ntituyumvikanishe, tugasa n'abayivugira hejuru mu mazuru tugashyiramo ghunna, ntitube twayumvikanisha. Nk'urugero hano baduhaye urugero rwa nuni sakina ibanziriza imwe mu nyuguti ya ikhfa'u ariyo fa, wal munfiqina. Urumva yuko iyo nuni ifite sakina irahari, ariko twagize gute? Twayihishe, ntabwo twayinjije nk'uko twabibonye haruguru kuri idgham, ahubwo tugize gute? Turayihishe, dusa n'abashyiramo ghunna. Wal munfiqina, biri kumvikana? Urundi rugero ni igihe nuni sakina hano batweretse, ni urugero rwa nuni sakina yabanjirije ta. Ta nayo ikaba iri mu nyuguti za ikhfa nk'uko twabivuze. Min tahtiha al-anhar, min tahtiha, min tahtiha. Tayyib, hanyuma bakaduha urundi rugero, noneho baduhaye tanwin aho fathatayn yabanjirije qaf, thamanan qalila. Barakallahu fikum. Turebye idgham al-kamil bila ghunna, idgham dusoma tudashyize mazuru, ndetse na ikhfa. Naam. Arakoze umuvandimwe Sheikh Saadi utugejejeho aya mategeko, akaba yadusobanuriye neza mu buryo bugaragara. Ugize ikibazo cyangwa se igitekerezo wareba hasi aho ngaho nimero, hanyuma ukaza kutwandikira kuri WhatsApp inshallah ta'ala. Hanyuma twakiri umuvandimwe Sheikh Ibrahim, nawe ugiye kudukomereza n'amategeko akurikira, aho ari bwinjire nanone mu gice cya kabiri cy'itegeko Sheikh Saadi yahereye ku gice cya al-idgham al-kamil bila ghunna, hanyuma turakira Ibrahim we uri bwakire al-idgham bi ghunna, aho noneho ari budusobanurire aho binatandukaniye, ndetse akaninjira kuri harfu ya iqlab cyangwa se ku itegeko ryigenga. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Tukaba dukomeje kuri al-idgham, umuvandimwe yararangirije, tukaba tugiye kureba al-idgham bi ghunna. Idgham ibonekamo ghunna. Ubundi iyo uvuze ghunna baribisobanuye ngo ni sawtun raninun min khayshum, ni ijwi ryiza rituruka mu mazuru. Iyo umuntu ari gusoma ghunna ni kimwe mu birungo bya Qur'an. Iyo umuntu ari gusoma ni ijwi ryiza rituruka mu mazuru, ni kimwe mu biryoshya Qur'an yawe ikaba yagenda neza. Iki kigabanyo rero tugiye kureba cya kabiri, icyo cya kabiri tugiye kureba cya idgham bi ghunna. Idgham ibonekamo
ghunna nkuko Sheikh Saad yavuze al-idgham ifite inyuguti esheshatu arizo zikuye mu jambo yarmaluna cyangwa se yarmuluna. Ebyiri yavuze akaba yasobanuye itegeko rya mbere ryabanje al-idgham bila ghunna. Inyuguti zayo ne ebyiri ni lam ndetse na ra, naho izindi zisigaye uko ari enye zikuye mu jambo bita yanmu, ya, nun na mim ndetse na waw. Izo nyuguti uko ari enye iyo zakurikiye nun ifite sukun cyangwa se tanwin, icyo gihe dukora ghunna. Icyo gihe dukora ghunna bashaka kuvuga ngo dufata ya nun ifite sukun tukayinjiza muri imwe muri ziriya nyuguti za idgham bi ghunna uko ari enye. Aha ngaha tukaba dufite ijambo rigira riti ayakuna. Iri jambo no kuvuga ngo nun ifite sukun yakurikiwe na ya, kandi ya ni imwe muri ziriya nyuguti uko ari enye za idgham bi ghunna. Icyo gihe tugomba gushyiramo ghunna tukavuga ngo ayakuna, tugafata nun tukayinjiza muri ya, kubera ko twabonye ko idgham bisobanuye kwinjiza, ni idkhal shay'in fi shay', ni kwinjiza ikintu mu kintu, gufata inyuguti ukayinjiza muri imwe mu nyuguti za al-idgham. Iri jambo rikaba ryumvikanye, ni ukuvuga ngo ugomba gusoma ugashyiramo ghunna bingana na harakatayn. Ghunna igomba kuba ingana n'amasegonda 2 byibuze, kuba utagomba kuyarenza. Ayakuna ni ukuvuga ngo rero iyo nun yinjiye muri ya bituma yagira imbaraga, ugashyira hakazamwo ghunna ibimeze nkaho ifite shadda, ariko mu by'ukuri ntabwo ifite shadda, ifashe ku mazuru uri kuvuga ya ayakuna uhita wumvamo ya ghunna. Naam, tukahita tuza ku jambo rya kabiri tijaratun wala bay'un. Iri jambo tijaratun wala bay'un nazo hari tanwin, hari dhammatain imbere yaho, ikaba yakurikiwe ndetse ikaba yakurikiwe na waw. Icyo gihe tugomba gukora ghunna kuko twabonye yuko waw ni imwe muri za nyuguti enye za idgham bi ghunna. Icyo gihe tugakora ghunna tijaratun wala bay'un, tijaratun wala bay'un, ghunna ingana amasegonda 2. Ahandi imbere hakaba hari urundi rugero arba'atan min at-tayr, muri suratul Baqara. Ahangaha tugomba gufata ya tanwin fathatain tukayinjiza muri mimu, kubera ko twabonye yuko mim ni imwe muri za nyuguti enye za al-idgham. Ni ukuvuga ngo iriya tanwin iri bugende yinjira muri mimu, n'ubusanzwe mim ifite shadda, ubwo icyo gihe tugakora ghunna. Kandi n'ubundi busanzwe mu mategeko ya tajwid ubundi nun ndetse na mim ni inyuguti ebyiri bazita ngo ni inyuguti za ghunna. Ubusanzwe iyo zagiweho shadda, iyo shadda yazigiye hejuru tuba tugomba gukora iki? Gushyiramo ghunna. Noneho ikaba yanahuye imbere yaho haye yabanjijwe na tanwin, ubwo tukaba turifatira tanwin tukanyuza muri mimu, tukaba dusoma ngo arba'atan min at-tayr, tukivuga gutinda amasegonda 2. Ahangaha hari abantu bakora ghunna ariko ntibibuke gutinda amasegonda 2 cyangwa se bakaba bayarenze. Umuntu agasoma ngo arba'atan min at-tayr akaba yarenze amasegonda 2. Ahangaha ukoze khata, ukoze kosa, ugomba kubahiriza aya masegonda yagenwe. Naam, tukaba twimukiriye ku itegeko rya gatatu ariryo rya iqlab. Al-iqlab bisobanuye guhindura. Al-iqlab bisobanuye guhindura. Iqlab ikaba ifite inyuguti imwe ya ba, ubwo iyo habanje nun ifite sukun cyangwa se tanwin, inyuma yaho hakahita hakurikiraho ya nyuguti ya ba. Iki gihe tuba tugomba gukora naho ghunna, ariko ghunna ya iqlab. Noneho twabonye ko iqlab bisobanuye guhindura hejuru. Ku rugero tugiye kurebera hano ruvuga ngo bil jambi, hejuru ya nun hariya habanje nun ifite sukuni, imbere yaho kurikiraho ba. Ubwo ni itegeko rya iqlab. Ariko noneho hejuru ya nun ifite sukuni turi kubonaho akamenyetso ka mim gatoya kari hejuru ya nun ifite sukuni. Kari akamenyetso nakatumenyesha yuko mu misomere yacu ko iqlab bisobanuye guhindura. Turifatira nun ifite sukuni tukayihinduramo iriya mim mu cyimbo cya nun, ubwo turi busomemo mim ifite sukuni. Noneho dukora iki? Tuyinjize muri ba, dukore ghunna bil jambi. Ni ukuvuga ngo hamera nkaho hajemo igihekane cyamba mu Kinyarwanda, kuko hazamo ako kantu kamba iyo umuntu ari gusoma Qur'an. Ubwo naho ugomba kubahiriza
ya ghunna ingana n'amasegonda 2 bil jambi. Urundi rugero rwa kabiri ni min ba'di ruboneka henshi muri Qur'an. Uru rugero nanone ni nun ifite sukun, ariko nanone nkuko nabisobanuriye ku tegeko ryabanye cyangwa se kuri kujama nabanje gusoma bwa mbere, ya nun hejuru yaho hajeho kakamenyetso ka mim, bitwereka yuko turi gukora iki, turi buyihindiremo nuni, turi buyihindiremo kari ka mim gato kari hejuru, tugasoma min ba'di kubera ko imbere yaho hari inyuguti ya ba. Naam, tugakomeza imbere. Urundi rugero ruhari baghyan bainahum, naho niko bimeze, ariko hano badaharute urugero rwa tanwin. Ni ukuvuga ngo ya yajeho tanwin fathatain, ariko noneho ira fathatain tugomba kubishyira muri ba ko nkuko twabonye ko iyo fathatain tanwin yabanjirijwe na yakurikiwe na ba, icyo gihe tugomba gukora ghunna ya iqlab. Noneho hejuru ya tanwin badushyiriyeho bashyizeho fatha imwe, ubundi ziba ari fatha ebyiri, uko fatha zitwa fathatain, fatha ebyiri, ariko noneho bashyizeho imwe badushyiraho na kakamenyetso ka mim, mukatwibutsa yuko ira fathatain turi bukora iki, turi buyihinduremo ka mim gafite sukuni, tugakora ghunna, tugasoma ngo baghyan bainahum. Naam, barakallahu fik, barakallahu. Allah amwongerere umuvandimwe Sheikh Ibrahim utugaragarije amategeko yandi abiri, al-idgham bi ghunna, aho yungaga mu bya sadi wasobanuye idgham bila ghunna, hanyuma anasobanura kuri al-iqlab. Aha rero nkaba nanjye ngiye kubasobanurira kuri al-izhar. Al-izhar bisobanuye kugaragaza inyuguti yose mu cyarabu yagaragaye hatagize umwuka unyura mu mazuru, iyo ngiyo yitwa ko hakozwe izhar cyangwa se yagaragajwe. Bityo rero igihe turi kureba amategeko ya nuni sakina ndetse na tanwin, bisobanuye ko izhar ari ukugaragaza ya nuni sakina ndetse na ya tanwin, ukabigaragaza cyangwa se ukayigaragaza hatagize umwuka unyura mu mazuru wari wo wose, cyangwa se umwuka utinda mu mazuru, nkuko umuvandimwe Ibrahim yavuze ko twatinzamo nibura amasegonda agera kuri 2. Al-izhar rero nkuko tubibonye ni ukugaragaza nuni sakina igihe yakurikiranye nimwe mu nyuguti twita ko ari inyuguti za izharu, arizo nyuguti ziherereye mu muhogo, kugira ngo tubashe kuzimenya neza. Iya mbere ni a cyangwa se hamza, a. Ya kabiri ni ha, ya gatatu ni ain cyangwa se a, ya kane ni ha, hanyuma iya gatanu ni kha, ya gatandatu ni ghain. Izo nyuguti rero uko ari 6, izo nyuguti iyo zabanjirijwe na nuni sakina cyangwa se na tanwin, iyo tanwin cyangwa se iyo nuni sakina iragaragazwa nkuko izindi nyuguti nazo uzigaragaza. Urugero muri Qur'ani, minha, min, nuni urumva ko yumvikana nkuko n'izindi nyuguti zakumvikana ziramutse zifite sukuni. Hanyuma hakaza an ibadatihi, ntabwo tuvuga an ibadatihi nkuko twabonye mu mategeko haruguru, cyangwa se ngo tuvuge ngo oya, tuvuga an ibadatihi, none tukayigaragaza nkuko bisanzwe ku nyuguti yose yaba ifite sukuni. Hanyuma tukagira urugero nanone kuri tanwin yakurikiranye nimwe muri ziriya nyuguti tubonye haruguru, ariyo nyuguti ya ain, aho muri Qur'ani handitse ngo wahnan ala ala. Aha rero akaba ariho dusoreje n'amategeko ya agenga nuni sakina ndetse na tanwin, aho tubonye ibintu bigera kuri 5. Idgham twabonyemo ibice bibiri, tubona idgham bila ghunna, kwinjiza tudashyize mu mazuru nkuko Sheikh Saad yabidusobanuriye. Hanyuma tukabona al-ikhfa, guhisha noneho ya nuni sakina tukayihisha, aho tunyuza mu mazuru nabwo tugatindamo amasegonda nibura agera kuri 2 nkuko babidusobanuriye. Tukagira al-idgham bi ghunna, kwinjiza noneho dushisha n'umwuka mu mazuru, aho twabibonye umuvandimwe Ibrahim. Tukagira na al-iqlab, aho twabonye ko ari inyuguti imwe ihindurwa hagakorwa igihekane cyamba nkuko twabibonye. Hanyuma nanone hakagira umwuka wa ghunna uri buze naho gutinda amasegonda 2 igihe ba yabanjirijwe n'inyuguti yabanjirijwe na tanwin cyangwa se na nuni sakina. Tukasoreza rero kuri izhar, ariko kugaragaza ya nuni sakina ndetse na tanwin. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakira igikorwa ndetse no kuba mu bashyira mu bikorwa iki tajwidi, mu kuyisoma no kuyitunganya, ndetse n'abadukurikiye twese
tukazabasha kuba mu bantu bavuganirwa na Qur'ani ndetse n'abayishyize mu bikorwa banayisoma neza bakayibonera n'ibihembo buri uko batunganyije, ari nabyo byitwa at-tajwid, gutunganya no kunoza imisomere duha inyuguti ukuri kwayo ndetse tukanasoma nk'uko Qur'ani yamanutse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.